Aba basore mureba kuri sikirini zanyu bamajije guhabwa icyo bita international transfer certificate, ni ibyangombwa bibemerera kuzakina muri Ferwafa super cup. Abakinnyi babiri bashya ba Rayon Sports babonye ibyangombwa bibemerera kuzakina na APR FC kuri super cup. Abakinnyi rero bashya b'ikipe ya Rayon Sports harimo uyu bita Faustin Kayu Kitoko Pizarro na Ben Aziz Dao, babonye ibyangombwa bibemerera kuzakina umukino na APR FC kuri super cup. Ni umukino uzaba ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere kuwa gatandatu. Umukino rero uzaba ku isaha saa 12:30 muri stade Amahoro. Uyu musore muri kubona yambaye ekuteri mu matwi, uyu musore bamwita Faustin Kayu Kitoko, uyu musore kabisa ni umusore umeze neza cyane. Kuwa gatandatu mugenzi we rero niwe bita uyu musore wundi muri kubona afite imisatsi ya direde bamwita Ben Aziz Dao, nawe rero Rayon Sports yamajije kumubonera ibyangombwa bimwemerera kuzakina uyu mukino. Kuwa gatandatu rero ku isaha ya saa 12:30 muri stade Amahoro nibwo Rayon Sports izacakirana na mukeba wayo APR FC ku mukino wa Super Cup ya 2025. Murera igiye kujya muri uyu mukino rero nyuma y'uko isinyishije abakinnyi 6 bashya. Abakinnyi rero bazakina uyu mukino n'abafite ibyangombwa bibemerera kuba abakinnyi b'aya makipe yombi. Muri aba bakinnyi bashya Rayon Sports yasinyishije harimo uyu nababwiye bita Faustin Kayu Kitoko uzwi ku izina rya Pizarro, ukomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Uyu musore muri kubona yambaye ekuteri niyo bita Pizarro. Rero undi nawe bamwita Ben Aziz Dao ukomoka muri Burkina Faso, uyu ufite imisatsi ya direde. Nibo bamaze rero kubona ibi byangombwa bya international transfer certificate, bivuze ko rero bemerewe gukoreshwa kuri uyu mukino wa APR FC na Rayon Sports. Abandi bane rero ari bo Kwizera Olivier, Ramazani Chimanga Chilembi, Yannick Bangara Litombo na Bienvenu Joachim Vigno. Nabo rero basabwe ibi byangombwa ariko ntibarabihabwa cyangwa se ntibiraboneka. Nibimara kuboneka rero nabyo tuzajya tugenda tubamenyesha. Rayon Sports rero irimo irashakira aba bakinnyi ibyangombwa mu gihe irimo iranatandukana n'abandi, dore ko kugeza ubu imaze gutandukana n'uwitwa Harerimana Abdelaziz. Ni mu gihe rero Niyonzima Olivier, Seif na Musore Prince nabo bari mu nzira yo muri iyi kipe kugira ngo batandukane nayo. Murumva yuko ikipe ya Rayon Sports ije ku buryo butoroshye cyane, ku buryo bukomeye cyane. Abasore yamajije gusinyisha harimo 4 batarabona ibi byangombwa bibemerera gukina iyi mikino. Ibyangombwa bya international transfer certificate barimo baracyabishakirwa. Hanyuma rero aba babiri bo bamaze kuyibona, nabashyire kuri screen. Aba bari tayari, bari ready kuba bakoreshwa ku mukino uzakinwa kuwa gatandatu ku isaha saa 12 kuri stade Amahoro, APR FC yacakiranye na mukeba wayo Rayon Sports. Umukino kabisa uzaba utoroshye cyane, musaba kuba tayari ukanda subscribe nonaha kugira ngo ntuzajye ucikwa n'iyi mikino 5 kuri channel yanyu.